Nongeye kugaruka kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ndi Evangeliste Mukandengo Anizia, muzi ku izina ry'umwana witwa Mawombe. Ubwo rero ndashaka ko twongera tukaganira ijambo ry'Imana. Iminsi yari itambutse hari myinshi, ariko nongeye kumva ko hari icyo Umwami Imana yabantumyeho yashyize ku mutima. Ubwo rero mbere y'uko twatangira ijambo ry'Imana, ndabashuhuje abatuye impande enye z'isi, abo mu majyaruguru, abo mu majyepfo, abo mu burasirazuba n'iburengerazuba. Mwese muhabwe umugisha n'Imana. Umunsi mwiza nk'uyu nguyu Imana yatwongereyeho iminsi yo kurama. Imana yo mu ijuru rero nibampere umugisha. Ubwo rero nagira ngo mbaririmbire indirimbo indi ku mutima Imana yampaye, yo kugira ngo mbese buri wese yumve ko hari icyo Imana igiye kumukorera, igiye kumuremera. Imana ishimwe, kuko Imana ntabwo ishaka uzakorwa n'isoni, Imana ishaka uzamwara, Imana ntishaka ko isoni zizakukora, ahubwo kuko wayiringiye ukamenya ko ari Imana ikiranuka, nawe ukayubaha. Imana ishaka kugira ukundi kuntu yakwagura mu buryo bw'umwuka n'umubiri. Imana yo mu ijuru iduhane umugisha. Ni indirimbo ivuga ngo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka, habe no gukozwa isoni nabo, kandi n'ubwoko bwawe ntuzongera kubukoza isoni ukundi. Imana iduhane umugisha. Reka mbaririmbire uwo muririmbyi rero. Sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka, habe no gukozwa isoni nabo, kuko ubu ngiye kwagura imbago zawe, abatabizi bicwe no kutabimenya. Sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka, habe no gukozwa isoni nabo, kuko ubu ngiye kwagura imbago zawe, abatabizi bicwe no kutabimenya. Have have have, reka reka reka, reka gucika intege mu murimo w'Imana. Wibuke ko iby'Imana birya babiruhiye, kandi umuhamagaro ugerageza nyirawo. Have have have, reka reka reka, reka gucika intege mu murimo w'Imana. Wibuke ko iby'Imana birya babiruhiye, kandi umuhamagaro ugerageza nyirawo. Have have have, reka reka reka, reka gucika intege mu murimo w'Imana. Wibuke ko iby'Imana birya babiruhiye, kandi umuhamagaro ugerageza nyirawo. Imana ibaha umugisha. Nabasogongezaga, nagira ngo mbabwire ngo humura kandi witinya, reka gucika intege nubwo ibibazo byaba ari byinshi, imisozi yawe ibaye myinshi, ariko humura. Ujye utunganya inzira tunyuramo, ujye uturengera. Ibibazo byabaye byinshi, arahari ni Kristo, ariko wicika intege. Imana yo mu ijuru iduhane umugisha. Reka dusenge Imana rero twinjire mu ijambo ry'Imana. Imana nyir'ibihe, turagushimiye, uri Imana ikwiriye amashimwe mu isi no mu ijuru. Turagushimiye Uwiteka Imana nyir'ibihe, kuri Imana y'urukundo. Waradukunze uduha Yesu. Yesu waradukunze udupfira urupfu rubi ku musaraba, wireherezaho amahanga yose, wikuraho icyubahiro cy'ubumana, wambara akamero k'umuntu kugira ngo uze mu isi ubashe kubabazwa, uhure n'imibabaro ku bwacu. Mwami Yesu, turagushimiye kuko ibyo wabikoze, kuko wadukunze, ko wemeye kugira ngo ibyaha byacu byishyireho, kugira ngo tubashe kubona ubugingo. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri wowe, nyamara imibyimba yawe wakubiswe kubw'urupfu rubi wapfuye. Mwami, icyo gihano cyose twebwe cyari ari twe gikwiriye, ariko ni wakishyizeho kugira ngo tubone ubugingo. Urakoze, urakarama rero. Ngaho gira neza Mana, abantu tugiye kuganira ijambo ryawe kuko wabishyize ku mutima. Gira neza abagabo, gira neza abagore, gira neza abasore, gira neza abakobwa, gira neza abantu bose batuye isi yose, impera zose z'isi, bamenye ko iteka ari wowe Mana. Urakoze, urakarama. Umwuka wera turamuraritse, gira ngo azabane natwe muri uyu mwanya, kandi igikuru dusabye nuko amaraso Kristo yameneye Golgotha ku musaraba atweza kandi akadutunganya, ubwoko bwawe bwose bukamenya ko turiho ku gihe cy'imbabazi tutarajya kwirubanza. Urakoze, tugushimiye ko ubyutse kandi ubikoze. Kamwuka wera tubere profe mukuru, asobanura imitima yose iri imbere yawe, mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, amina. Imana yo mu ijuru nihimbazwe cyane. Rero reka dusome ijambo ry'Imana
n'ubundi riri dusanga hariya mu gitabo cyo kuva ibice byaho ni 2 umurongo waho ni uwa 23. Imana yatabaye Abisiraheli imaze kubona ko barijwe n'uburetwa bari mu gihugu cya Egiputa, baratakamba batakiye Imana, Imana irabumva ibakuraho imibabaro. Imana ishimwe. Umuntu ajya atakambira Imana, Imana ikumva gutakamba, ikabasha kwigarura, ikibuka isezerano yasezeranyije n'abantu bayo, ikabatabara. Reka rero twumve iri jambo uko ritubwiye, maze utege amatwi wumve icyo Umwami Imana ashatse kuvugana nawe. Reka dusome mu izina rya Yesu. Abisiraheli, igitabo cyo kuva ibice byaho 2 umurongo waho wa 23. Imana ishimwe. Hashize iminsi myinshi umwami wa Egiputa aratanga. Abisiraheli banihishwa n'uburetwa babakoreshaga. Batakishwa n'uburetwa kuzamukira kugera ku Mana. Imana yumva umuniho wabo, yibuka isezerano ryayo yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana ireba Abisiraheli imenya uko bamerewe. Imana yo mu ijuru nishimwe, kuko Imana igireba umubabaro abantu bafite, igireba igituma umuntu ataka, igireba igituma umuntu aniha, igireba igituma abantu barira. Imana ikibuka icyo yasezeranyije n'umuntu. Reka dusoreze mu ijambo ry'Imana riri hariya mu muhanuzi Yesaya, igice cyayo cya 41, umurongo waho turahera kwa 8 tugeze ku 15. Twumve icyo Imana ishatse kutubwira. Umuhanuzi Yesaya, ibice byaho ni 41, umurongo waho wa 8 kugeza ku 15. Aravuga ngo ariko weho Isiraheli, umugaragu wanjye, Yakobo natoranije, urubyaro rwa Aburahamu inshuti yanjye, weho nahamagaye nkagukura ku mpera z'isi no mu mfuruka zayo, nkakubwira nti uri umugaragu wanjye, naragutoranije, sinaguciye, ntutinye, kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe, kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni bamware, abagutonganya bazahinduka ubusa, dore bazarimbuka. Abakugisha impaka uzabashaka ubabure, kandi abakurwanya bazahinduka ubusa babe nk'ibitariho. Kuko njyewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo, nkubwire nti witinya, ndagutabaye. Witinya Yakobo wa munyorogoto we, namwe bagabo b'Abisiraheli, ninjye uzagutabara, niko Uwiteka avuga, kandi niwe Uwera wa Isiraheli, umucunguzi wawe. Dore nzakugira umuhuzo mushya w'ubugi ufite amenyo, uzahura imisozi ukayimenagura, n'udusozi ukaduhindura nk'ibishingwe. Imana yo mu ijuru niduhana umugisha. Imana ishimwe cyane. Iri ni ijambo ryiza Imana ishatse kukugezaho. Imana ishatse kukubwira, ikurikije umubabaro wawe, ikurikije ibibazo byawe, ikurikije umuniho uri kwinihira. Imana yumvishe gutaka kwawe, yumvishe uburyo ki ushaka ubutabazi bwihuse. Ushobora kurihira umuntu ntagire icyo akumarira, ariko watakambira Imana, kuko niyo ifite uburyo. Imana niyo ifite urufunguzo rw'ibyawe. Imana niyo ifite urufunguzo rw'uko bizagenda. Imana ikagucira inzira aho utayibonaga, ugatambuka. Imana ishimwe. Abisiraheli rero bigeze baba mu gihugu cya Egiputa. Umwami wabo arabishimira bitewe na Yozefu ukuntu yakiranutse. Farawo akiriho, Abisiraheli bagize igihe cyiza cyo kujya mu gihugu cya Egiputa n'ubundi, kubera ko umukiranutsi Yozefu yari ariyo, n'ubundi nabo basuhukiraho kubera inzara yari iwabo.
ariko noneho bagezeyo n'ubundi bariyateta bagubwe neza kubera ko hari y'umukiranutsi basanzeyo yarabanye neza n'umwami wa Egiputa Farawo, ariko mu gihe ngo yari amaze gutanga noneho ngo bene igihugu cya Egiputa avuga ati Abisiraheli rero kubera bagwiriye kuko babaye benshi kuko bigiye baratese, ariko noneho umwami wari ubahagarariye wari ubarengeye wabuvuganiraga amaze kugenda, reka tubakoresha imirimo y'agahato, reka tubatesekeshe, reka bagubwe nabi bitume batuvira mu gihugu, kuko ukurikije imbaraga bafite, ukurikije amasezerano bafite ko Imana izabagira neza, ukurikije nza yabo, ukurikije ukuntu bashyize hamwe bahuza inama n'umutima, turebye nabi iki gihugu cya Egiputa bakidufatana, reka tubarwanye tubakoresha imirimo y'agahato ku buryo batuvira mu gihugu. Abisiraheli batangira guhura n'ingorane gutyo, barakubitwa baratotezwa, bajyaga bahumbisha amatafari bakabakubita bakabicisha inzara, mbese bahura n'imirimo y'uburetwa cyane. Birangije ngo Abisiraheli babona n'ubundi ntawitayeho, ariko noneho ngo batakambira Uwiteka Imana nyiribihe. Imana ishimwe cyane, ni Imana umuntu atakambira Imana ikamwumva, Imana yajya yemera guhendaherwa, Imana ikigarura ikagutabara mu mubabaro urimo kandi ikakurengera. Imana yo mu ijuru ishimwe. Ni ukuvuga ngo Abisiraheli rero baratakambye batakambira Imana, barangije ngo Imana yumva iminiho yabo. Noneho Imana yumvishe kuniha kwabo, yumvishe gutakamba kwabo, yumvishe ukuntu bari kuyihamagara, noneho ngo iza kureba ikibaye. Imana ijya yumva gusenga, ikaza kureba icyabaye gitumye abantu bari kurira, abantu bari gutaka, abantu bari kubogoza. Noneho ngo Imana noneho ngo urabyumva iri mu gihugu cyo mu ijuru, noneho irangije ngo yumvishe iminiho y'Abisiraheli, yibuka ko ari ubwoko bwayo. Noneho irangije ngo iraza ngo irabareba, ngo ihita yibuka isezerano asezeranyije Aburahamu na Isaka na Yakobo, ihita yibuka ko yababwiye ko izabagirira neza, ihita yibuka icyo yavuganye nabo. Noneho ngo Imana imenye ukuntu bamerewe, Imana yo mu ijuru irabatabara, Imana irabarengera. Imana ishimwe. Imana yabakuye mu gihugu cya Egiputa rero, n'ubundi byabaye urugendo rurerure, ariko ntabwo Imana ijya yemera ko umuntu agwa mu mubabaro cyane ukuntu, nubwo ubabaye igihe byemera bikakubera ishuri, ariko Imana igize ishyiraho inzira igatabara. Imana ishimwe. Ubwo nayo yigeze babwira ati mugende mutire ibintu byinshi by'Abanyegiputa kandi ntimutire bikeya, ubundi turagenda bakure muri ubu buretwa mujye mu gihugu cy'iwanyu. Imana ishimwe. Igihugu nabasezeranyije, kuko biragaragara ko muguwe nabi. Imana yo mu ijuru dutabare, nubwo waba uri mu bibazo, nubwo waba uri mu ntambara, nubwo waba uri mu kaga, waba uri mu ngorane runaka, burya Imana iri kwitegereza. Nubwo icecetse ariko burya Imana iba yumva, nubwo itari kukuvugisha ariko iba yabyumvishe, nubwo nta kikoze ariko na nyuma ya zeri igikora, ku isaha yayigeze irahaguruka ikabigenza neza. Imana yo mu ijuru ishimwe. Ni Imana ijya inyuranya ibihe, ni Imana ijya yemera ko umubabaro ugera ku muntu, ariko umubabaro ikaza kuhinduramo umunezero. Imana yo mu ijuru niduhana umugisha cyane. Twageze mu ijambo ry'Imana riri mu muhanuzi Yesaya rero, rivuga kuri Yakobo, avuga ati Yakobo mugaragu wanjye nahamagaye natoranije nkagukura ku mpera z'isi. Imana ishimwe. nawe aho uri hose Imana iri kukwitegereza, iri kukureba. Wowe ni wowe Yakobo uri kubwirwa ubu ngubu, ntabwo ari Yakobo wo mu rubyaro rw'Abayisiraheli, ahubwo Yakobo ni wowe uri kubwirwa iyi saha. Imana ishatse kugutungura. Haleluya. Haleluya. Imana ishatse kugutungura, avuga ngo witinya. Mu kaga urimo witinya, mu ntambara urimo witinya, mu mubabaro urimo witinya. Yewe Isiraheli, yewe Yakobo, umeze nk'umunyorogoto. Imana igiye kureba mu bibazo. Umunyorogoto ni w'agasimba gatoya, ujya winyorogotora ukuntu mu bibazo mu Isaya, mbese yakureba akabona mbese mu bibazo ufite umeze nk'umunyorogoto uri kwigaragura mu Isayo. Ariko nubwo umeze gutyo muri ibyo bibazo bikugose, iravuga ngo witinya. Imana ishimwe. Ngo Yakobo mugaragu wanjye natoranyije, ngo nagukuye ku mpera z'isi, ngo nakubwiye ngo witinya. Imana ishimwe. Imana irakubwiye aho uri hose ngo witinya, igihugu urimo cyose Imana irakubwiye ngo witinya. Yakobo, nawe wivuge mu izina, uvuge uti ni njye uri kubwirwa, ntabwo ari Yakobo uri kubwirwa, ahubwo ni wowe ubwawe mu izina ryawe. Uwiteka arakubwiye ngo witinya. Saha nk'izi ngizi Imana irakubwiye ngo witinya, wirira kuko Uwiteka aragutabaye, Uwiteka ari kumwe nawe. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana mu Baroma
igice cyayo cya 8:31 haravuga ngo none tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu mwisha wacu ninde? Ubwo itatwimye umwana wayo w'ikine gikunda zabute kumuduhana n'ibindi byose. Ubwo yatanze umwana wayo kugira ngo adupfire urupfu rubi azabute kuturengera. Imana yo mu ijuru duhana umugisha cyane kandi Imana yo mu ijuru itwishimire. Ni ukuvuga ngo rero Imana ishatse kukubwira ngo witinya Yakobo kuko n'abakurakariye ngo bose uzabashaka kubabura, bakurwanyije bagutesheje umuraba ngo bazahinduka ubusa imbere yawe, ndetse ngo uzabashaka ubabure bazahinduka nk'ubusa imbere yawe. Imana yo mu ijuru duhana umugisha cyane. Irakomeza ikatubwira ngo dore ahubwo ngo ukuntu ugiye kubigenza, ngo dore ngo nzakugira umuhuzo. Haleluya, nzakugira umuhuzo. Umuhuzo ni nko gufata umuhini ugiye guhura ibishyimbo, ugiye guhura amasaka. Imana izakugira igikoresho gikubita abanzi bawe bari baguhagurukiye. Mbese ngo ni umuhuzo. Nzakugira umuhuzo ngo ufite amenyo kubita nyine ibintu byose bigashwanyagurika, ngo uzahura imisozi n'udusozi bihagaze imbere yawe ahatari inzira. Imana izayigushyiriraho. Ifite ukundi kuntu igiye kukuremera, ifite ukundi kuntu igiye kubigeza. Nigira uko ubigenza bikemera, nihindura amateka bagahindura amagambo, niyo ukucira inzira ugatambuka bitemeraga, ababisha batabishaka ariko ugatambuka, badashaka kuvuga ariko ukavuga. Niba bunga kuvugira hamwe izaguhera kuvugira n'ahandi, niba shaka kudakorera hamwe Imana izagucira kandi kayira. Imana yo mu ijuru ni yamamare, ni Imana ijya yirwanirira bikemera. Imana irwanya abanyagiputa ubwo bari bacitse bagiye, kuko Imana yarababwiye ati nimugire vuba vuba mugende. Haleluya, Imana ijya igukura mu kibazo igasigara irwana urugamba. Imana ikaturwanirira. Imana ishimwe. Ngo baragiye barimo kuva mu gihugu cya Egiputa batashye, ngo noneho ngo bageze ngo igihe noneho bari kugenda, ngo bageze imbere basanga inyanja itukura, babura amayira, babura amahoro. Noneho babuze amahoro ngo bareba uwari ubayoboye Mose avuga ati wajya usaza watujyanaga he? Mbese mu Egiputa nta mva zari ziriyo? Ariko noneho ngo babura uko babigenza, basubije inyuma amaso agiye kubona babona ngo umwami wa Egiputa araje n'ingabo ze. Noneho ngo barangije ngo bababonye baritakamba, aravuga ati watujyanaga he, wagira gute? Ariko haleluya, ni Imana igikora igitangaza nyuma ya Zeri irakora. Noneho ngo Imana yahise ibaza Mose ngo niki kitumye untakira? Mose yahise azamurira mu maboko, Imana arayitakambira aravuga ati Imana mbigenze birakomeye, imbere n'inyanja itukura, inyuma n'ababisha n'amagare ya Farawo n'ingabo ze, turabigenza gute? Ariko birangiye Imana yamubwira ngo koza ngo bwira Abisiraheli bicecekere gusa, abanyegiputa babonye ntibazongera kubabona ukundi. Imana ishimwe. Imana igishyiraho ikintu cyiza, Imana ikishakira inzira aho umuntu atayibonaga. Urugamba rukomeye. Noneho aramubwira ati fata iyo nkono uyishyire uyikoze kuri iyi nyanja itukura. Ayikojejeho birangije amazi yo haruguru no hepfo biribwiriza birahagarara, aho umutse haraboneka Abisiraheli. Imana yababwira ati mukomeze mugende. Inkingi rero yari ibari imbere y'igicu n'ubundi yaragiye ibava imbere, ahubwo ihita igira iti ijya inyuma yabo ibakingiriza ababisha babo. Noneho ababisha babo babagezeho barabashakisha barababura, ahubwo noneho ngo aho kugira ngo babasumire ngo Imana ngo ihita ikora ku nziga z'amagare ya Farawo ngo acika intege, ngo Imana irayacomora. Aho kugira ngo babasumire babagire nabi, ahubwo amagare asubira inyuma. Barangije basubiranamo atabaye we Imana yabo irabarengeye. Bararebana basubiranamo ati Imana yabo irabarengeye. Noneho babona ko bashobora kubagwa imbere ari bo. Imana yo mu ijuru tugirire neza. Birangiye ngo bakura amagare bikanga, Imana ijya imbere y'Abisiraheli baratambuka. Birangije igihe barangije gutambuka, Imana ikura ya nkingi y'igicu imbere y'amaso y'Abanyegiputa. Birangije ngo babakurikiye, Imana irabareka.
irabareka ngo bose, ngo igihe babakurikiye bose, ngo n'uwanyuma amaze kugeramo, ngo Imana irongera ihamagara y'amazi ari hepfo n'ayo haruguru birahura, ngo Imana ibakunkumuriramo. Reka Imana ikunkumurire mu nyanja ibyaguhigaga, wa mugore we, wa mugabo, wa mukobwa we n'umusore. Imana nigira ibyo igukunkumuriramo, maze bibashe kugira gutya bitembanywe n'imiraba n'imiyaga, ibyo bakwifurizaga nabo byababera. Imana yo mu ijuru niyamamare cyane, ngo dore ababisha bawe bazagutera banyuze inzira imwe, ariko bazaguhunga baciye inzira zirindwi. Ni Uwiteka Imana yawe ivuga. Imana ishimwe. Ubwo rero tugiye n'ubundi gusenga Imana, ariko mbere yuko dusenga Imana nagira ngo nkubwire inshuti yanjye ngo Uwiteka Imana ntabwo yakuretse, ntabwo yagutererana, ntabwo yaguhana. Imana iri kutubwira ngo nuhumure, kuko niwe yaguhamagaye, ko yatabaye Israheli rikwije kugutabara, ko yatabaye Yakobo nikwije kugutabara. Humura, bihagarike umutima rero, kuko Imana ishaka kuzakorwa n'isoni, nk'uko bari bazi ko baguteza imitego yo gukorwa n'isoni. N'ubwoko bwe ntuzongera kubasitaza ukundi, ahubwo Uwiteka akugiye imbere, agucira inzira aho utayibonaga, agukubitiye igiri ryari riguhagaze imbere rimeze nk'umusozi, ishyizeho inzira. Have wicika intege, humura witinya, kuko Imana ije kuturengera. Imana ifite ubundi buryo, ifite inzira nyinshi zo kugutabariramo. Imana ishimwe. Icire bugufi wowe wiyunge n'Imana, aho waba utaragenze neza. Imana yo mu ijuru ikurengere, uyibwire ngo Mana mbabarira, nongeye guca bugufi. Vuga uti ni njyewe mushaho wawe, ni njye mugaragu wawe, nari narirwaniriye, nari naragiye kure. Uvuga uti nari narahagaritse umutima, ariko mbabarira ibyo nirwanire gacamo bitakunejeje byose, ubimbabarire, kuko ukiri ku ntebe imbabazi utarajya kuba urubanza. Ubundi wicire bugufi, tugiye gusenga Imana. Mana yacu, Mana nziza nyir'ubwami n'icyubahiro, biciye bugufi imbere yawe, turakwigize ngo Mwami Imana ubashe kuganiza imitima yacu kandi tuguwe neza. Ababyeyi baranezerewe, abagabo baranezerewe, abakobwa n'abasore banejejwe n'ijambo ryawe. Mana Data wa twese, uravuze ngo humura Yakobo, ngo mugaragu wanjye natoranije, ngo witinya. Mwami Yesu Kristo, iyi mitima inejejwe no kumva ihumure, kuko abantu babuze ihumura, ariko ijambo ryawe rero rigeze Mana, aho umuntu umutima wahungabanye ribasha guturisha, umuntu akumva arahumurijwe, akumva aratabawe. Mwami Yesu Kristo, ngo nugire neza Mana ubwoko bwawe, ngo nubagire neza kandi ubarengera. Amaraso yawe niyeze buri umwe, amaraso yawe natunganya abana bawe, bakure mu gitabo cy'urupfu bashyire mu gitabo cy'ubugingo. Cyo twifuza no kuzagira iherezo ryiza nk'iry'abakiranutsi, cyo twifuza no kuzajya muri gakondo yo mu ijuru, ko mu isi Mana abantu bararushye bararemerewe, kandi ijambo ryawe riravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimusange ndabaruhura. Mwemere kunyigiraho ko ndi umugwa neza kandi noroheje mu mutima. Mwami ndagushimiye rero ko wababariye aba bantu bawe. Ngaho Mana Data wa twese, gira neza ababuze uko bagira, igira uko bagenza. Gira neza abashomeri ubaha akazi, abantu bari kurira kubera inzara. Mana ubamare inzara, kuko tuzi ko ari wowe ujya utanga ubundi buryo, ugatanga imibereho. Tanga akazi abantu babona icyo gukora, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mana Data wa twese, ayiwe ushyigikiye abona ijambo, ushyigikiye umuha akazi. Kandi Yesu gira neza n'abariya abarwayi bakize, aho umuntu ababara umukore w'umukize, aho yakomeretse umwomore, aho yavunitse umwunge, aho yahungabaniye umuhumurize. Mana kuko nibikomere, kuko niwe uzi ugapfuka Mana inguma, kandi ukabasha komora rwose igikomere, kandi umuntu akabasha gukira, akavuga ngo Imana yo mu ijuru nihimbazwe. Urakoze, turagushimiye. Ujye neza abari hafi n'abari kure, reka umucyo wawe umurikira abari mu mwijima, kandi umucyo wawe utangaza umurikira isi yose, bamenye ko Uwiteka ari we Mana. Bishimiye ko bababariye kandi batabaye. Icyubahiro twarukomera n'ibyo mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amina. Rero nagira ngo mbabwire, wakumva hari inyunganizi yampa, wakumva hari icyo yambwira, hari ukuntu twasenga n'Imana, hari inama yangira, hari inkunga yantera, nagira ngo mbabwire telefone zanjye ziri kuri channel yanjye Mukandengo Anizia, ni 078 71884 Imana yo mu ijuru duhana umugisha kandi ndabakunda. Tuzongera dusubire undi munsi. Shalom shalom. Imana y'amahoro bishimire kandi baha umugisha. Imana y'amahoro bagwe neza. Amina.